Aroshe ndeba nahageze Asubwo niki kiba cyagugotesheje kikwibagiza gahunda dufitanye ntabwo wari uzi ko ndi buze ariko sheri ntabwo ngiye ari byo ngombwa cyane we nashakaga nayo ngukumbuye okay ngaho mubira rero ase ninde kandi Bro, are you fucking crazy or what? Ako bune ko mbona wabirakariyemo bro. I said you already fata ugasiga girlfriend wawe mu nzu ari kumwe na best friend wawe. Uziko ushobora gusanga yakuryanye icyaha. Ahubwo tujyane njya kukugurira ka. Tujyane Sona sikia njara petit. Hello? Yo, meze neza. None se nimero yanjye wayikuye he? Oya sha wapi? Ubwo se aramutse aza akahagusanga. Oya nzakubwira ikindi gihe. Okay. Walaye nibyo nakugambiraga. Nk'ibyo byose made n'ubundi twebwe umugenegereje boss Daniel tine tukarenga. Apu. Saribs. Look, icyumwe cyashize bari batubwiye ko turi bwatahe baratwimura. Bayibaza no bongeye bakatwimura ngo ni dutaha koko. Yesu Kristo Nazareth tuziko basigaye batuzengurutse cyane umunsi ku wundi wagira ngo twabaye vanderateri mwana. Nayihuhira ku gasozi. Je ntabwo nakora. Ahubwo turataha ahubwo ibaze babihinduye. Ni dutahe twaba turagurije fu. Ariko wangu umuntu agomba kuba yikatisa ku buryo acyahinguka agomba kubona umuntu yaniteguye afite gahunda yo kugenda. Yadani. Wallahi. Wachi. Yo man, none se wangu. Jera yo shawiza nimiteto kumuntu. Say bro, what's going on? Kombo nutishimye. Ntabwo nishimye bro. Umva boss ahise avuga yuko tutagitashye. Wow. Nimba ari ibyo nta kibazo ibyo byo ndashaka sheho n'imyaka. Kwaye ko ndana ndi kwirebera utwana twiza duca muri quartier nge nabirebe. Baza wumve atwongereye iminsi itatu yose. Ahubwo ikibazo sifa ya diso yarazi ko ugiye kumureba. Nari nkumbuye shiri wanjye byatari. Uraraburije nyine dukora akazi 10 cyangwa se ndika nkubwira. Wahatashye ukajya kumureba nkagusigarira. Oya, namutse ntashye boss yabireba nabi. Nyine Sharo uramu baby naramuhamagaye arambwira ngo bazaba nyine namubwira ati ko nshaka kuza kukureba arambwira ati azabanza ahamagare umugabo we arambwira ngo azambwira tu kuse boyfriend we nabimenya kusiga vugana na girlfriend we reka tawo utwo n'utuntu nge nzikorera ku ruhande humo
wasanga ugiye kwica umubano w'abandi kandi reka baragushuka njyewe uriya mu baby ndamukunda one day nzamutsindira uzi ko ari we niwe allo sheri umeze neza se nari nkukumbuye cyane mwana byadanje none nkumbuye kukureba ewana kuri ayo maso meza iyo minwa myiza ewana nkumbuye kuyireba kabisa inze bye dad sawa ndambara iyihe myenda ra ese kubera iki wahisemo ko duhurira hano ese baby nakwibariza akantu nta kibazo ibaze nk'ubu Daniel aje mu rugo agasanga turi kumwe wamusobanurira ngo iki erega njye ntabwo nifuza kukubona uri mu bibazo none se oya ntabya none njye no kukureba gusa niyo utavuga ngiye kukureba gusa birampagije alright shuwa cyakoze ukuntu uvuga umva umukobwa ukundana nawe pe namufuhira erega ubu ngubu nta mu baby turi gukundana ubu ngubu ko ndeba ndi single kubera iki ukuri nyine aba baby bose sinzi ukuntu mba mbabona nyine urabona nawe mfite umukobwa dukundana Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. segi mutipe namuhamagariye ntabwo ari kwitaba none nimero kompoze Ako se bro, kumba nuhagaze hanga utari mu kazi bimeze gute? Kandi kureba ibyana byo guca ku muhanda se ko mbura nambara gufite mani imeze bite? None ni danger man. Kubera iki? Ndimo ndahamagara sheri wanjye akanga kunyita. Sheri wawe. Wasanga hari bari no kuguca inyuma wallahi. Namuherekaye ndi kumuhamagara byanze man yanze kunyitaba bro. Ibintu by'inkuru ariko ngo nzajya nkomeza nibere singuranze. Cyambere ariko ndumva ashaka kujya kumureba man. Genda boss akuvuna. Kibazo ni ko yahita nyiruka. Ngiwe ndagusigarira aho nare. Hanyuma nusigarira asakanyiruka. Aho bireke ahubwo tujye mu kazi nari bimana. Ubu ni byiza nuko twakwigira mu kazi ariko mu kanya tugomba gucira. Tugende nari. ariko se nukubera iki abahungu beza nkamwe muhura n'abakobwa b'indyarya kweri byihorere nanjye ubu ngubu ndeba narumiwe gusa my dear rekita naha tuzavuganije no kubera iki uhise ugenda
nyine ariko nizere ko utandakariye kubera ibibazo byinshi nakubajije. no problem. Gusa ikintu kiri kunshimisha nuko utazampemukira nk'uramuntu. Okay, ariko uretse gutaha ubanze umere neza, ubanze utuze, ugende umeze fresh. Sibyo baby? Sawa. Come here. Yes. Allo? Se kuri uri kwanga kunyitaba kandi nkureba. Guri kundeba?